uri kubona ko amaraso yari kwinjiramo none urakurura kugira ngo utatera ku ruhande ugahomba ukabanza ukareba ko amaraso ari kuza iyo amaraso ari kuza biba bivuze yuko umutsi urimo utawuhusha ubundi etape bisigaye ni ugusunika muri makeya njyewe uyu mwanda ikintu cya mbere ngiye nicuza kinambabaza n'abana twari turi kumwe turi inshuti tu bakabura ubuzima bwabo hejuru y'ibiboro tu ubwo urumva tugiye guhamagara diyo. Halo? Yego. Yo, Dr. Vipi? Nini? Ni Pirato papa. Yego. Nose Dr. urashyushye? Ahubwo urashyushye, uri kumbaza ngo nashyushye. Ngenda ndashyushye nashaka 2 in 1. 2 in 1. Zirahari wenshyiraho amafaranga numara kwanshyiriraho bwira uko tubikora. Uretse undangira kode? Sawa reka mbirangize none uretse ndabura. Hari ukimara kubikora. So ndagize. Ngende ndizakagugwa ahubwo mba barumfashe. Urumva? Amara kubirangiza urabona aho ngaho munsi y'andi maka. Kate mu gakorodoro. Tureba munsi y'ipoto impande y'ipoto. Byazoranye n'abana bashyiramo amazirana. Bya bindi abana pampa. Uri kunyine bikora vuba. Sawa sawa. Sawa ntari bireka mbirangize master. Murabyumvisha? Aduhaye code ubu ngubu baratubwiye ngo tujye kurebera muri pampa. Amazina yanjye banyita Irankunda René uzwi nka Pirato. Ikintu turimo turakora muri aka kanya no kubereka urugendo rwo kujya ubone izi drugs ukuntu ruvuna. Buriya twavuganaga n'umudira niba bacuruza bino bintu. Twahitimo turamubaza ubu twahitimo turakomanda murabizi njye ari hub nakoreshaga ikiyobyabwenge bita heroine ni heroine twahitimo turamwaka ubu ngubu baratubwiye ngo araduterekeye munsi yarandi mwaka ku ipoto ngo biteretse muri pampa bya bindi abana ngo banyamo ubu ngo ntihashyize ibintu byacu uru rugendo rwacu no kujya dufasha abandi bajene nasize inyuma tubereke uburyo inzira umuntu acamo abibona ukuntu bigoranye ukabibona bikugoye ukanabibona mu nzira zitari nziza ku buryo umuntu abona amafaranga avunitse yarangiza akayatanga bakamuha ibyo bintu by'uwo mwanda yita kwivura muri make ari ukwiyica yarangiza akabibona bimuhenze bakanabimushyira ahantu haciriritse mwumvisha ko tumaze guhamagara ubicuruza aratubwiye tumwatse 2 in 1 n'inama paki 2 aratubwiye ngo biteretse ku ipoto munsi y'arandi maka reka mudukurikire muri uru rugendo ushaka ko urubyiruko twaruhindura rukagira ubuzima bwiza turebe uko bimeze nama hano hakuyemo ibintu turimo turifashisha ariko muri video yacu nijya kuranya amasoni cyo ibyari byo hano nta nzira ihari reka dushakire hariya harafunze mureke ngiye gusimbuka igipangu kuko hano hose haba hafunze muze tugende mwabibonye dore pampa bavugaga ngiriya hariya dore ngiriya pampa muri kwibona reka ndebe koreho biri birimo hano right murabibona
noneho nk'uko muri kubibona iyo ubibonye ushaka agafuniko, akantu k'agafuniko nyine k'umufuniko, yaba ari amazi yaba ari iki kindi kigufasha gukorogeramo ibi bintu. Iyo umaze kubishyiramo udushyizemo ipaki imwe, indi paki dore ngiyi hano tube tuyishyize hano. Aya ni amazi nayo iyo ushatse uyagura muri farumasi nayo aba arimo aya ngaya, ariko hari abandi baba bihuta cyane ku buryo batagura amazi bahita bakoresha n'aya robine cyangwa se agakoresha n'ibindi ibyo ari byo byose. Mukomeze mukurikire cyane. Iki ngiki ni urushinge bita insuline, rukunda gukoreshwa n'abadiyabetike bitera, babikora bitewe n'uburwayi, ariko abandi babikora babyita kwivura, ariko muri make si bari ukwivura ahubwo bari ukwica. Umuntu noneho wese ugiye gukoresha heroine aba agomba kugura urwo rushinge. Uwageze kuri level ya injection, ubundi habanza iyo umuntu akiga nyine bitewe n'umuntu yimwigisha, arabahera kuri tere. Tere ni ugufata nk'urumogi cyangwa se isigara ukabivangamo warangiza ukanywa, cyangwa se hari abakoresha fayiro ukagura ziriya papiye aluminium bakunda gukavaringamo ibyo kurya mu alimentation, akaba ari gukoresha. Ubwa kabiri tuzabibereka no kuri fayiro, cyangwa se tuba dufite temo nabyo mugomba kubibona. Ubwo urushinge rwawe ukamara kurufata, wamara kurufata urabanza ukarwoza kuko hari igihe ruhita ruziba. Ururuma muri amazi waguze muri farumasi ukazamura amazi, urabibona ko amazi ari kuza, wangiza ukarwunyuguza kugira utaza kuziba ugahomba, kuko ibi bintu birahenda. Mubonye ko twohereje 6,000 bigura ibi bintu ipaki imwe 3,000. Noneho ipaki imwe biterwa na doze ugezeho uvangamo. Bino paki reka tugiye kuyivangira 10 kugira ngo izikomeye ari igikoma. Turapima amazi yacu tugeze mu 10, ariko uno mudira nabonye akora ipaki nini, 10 ishobora kudaca mu rushinge. Ipaki ni iki ngiki 10 dusanze amazi yaba ari makeya ku buryo byaba bifashe cyane, dushyizemo 20. Wamara gupima aya mazi yawe ugafata wa mwanda nyine wawushyize mu kantu uzi ko gadapfumutse, wangiza ugasukamo ya mazi. Darabaye makeya, uko abaye makeya bitapfa kuvamo nta kintu cyavamo, birasaba ngombwa ko twongeramo amazi. Ihangane mukurikire urugendo, muramuze gusobanukirwa iby'ibi bintu. Twongeramo amazi kugira ngo ipaki yacu ize korohera ice mu rushinge. Nabibonye ubu gutya, noneho warangiza ugakoroga. Iyo umaze gukoroga ntabwo washyiramo urushinge gutya ngo ukurure bize, kuko habamo ibiheri, murabibona. Noneho bibasaba ngombwa yuko ufata ipamba, kuko nta pamba wabona. Nyine ababire tubita abakoboyi bafata isigara gutya, ndabona isigara kaza gutya, ugacaho ku ipamba yandi bajya bakururaho, ugacaho akantu gatoya gutya, kubibona. Uri kubibona? Warangiza ukagashyira muri ya mazi yawe, ugafata rwa rushinge rwawe, ukaza kuri ka gapamba washyizemo hano. Okay? Okay. Ngo murabona ko bo babyita ngo gane wayikokinze. Murabona ko harimo ikintu tu.
ubu ngubu bwana ibikokinze imbunda uba wayishyizemo isasu nyine uba usigaje kwishuta no kwitera kwirasa ubundi ubu ngubu twabisigiye abantu banywa urumogi nibwo babyita kwirasa ariko uyu nguyu aba agiye kwishuta niyo mpamvu uzumva n'abitwa bashutiya ari abajampi ino etape rero iyo igezeho nta kintu kiba gisigaye uba ugiye gushaka umutsi ugashaka umugozi ikintu wakwizirikisha benshi uzajya ubona bakunze kuba bafite nka bandana bafite nk'akandi kantu bafite nk'agakomo noneho muri makeya uhita wizirika gutya ugakubita kugira ngo umutsi uze ntabwo wapfa kuwubona tu urabibona umutsi yatangiye kuza hari umutsi ujya ukunda kuza hano niwe abajanki bakunda bawita inyamibwa nubwo waba utazi kuwutera urawuhamya noneho ugafata rwa rushinge rwawe uri kubibona ni umutsi nyine n'inyamibwa ntabwo ujya ubatindira abajanki n'uwo utazi kwitera ahita awuhamya mwe murasobanukiwe ko kino ndabishaka kukwereka uburyo uyu mutsi urawubona ubu ngubu biba byarangiye ngiye menyereye kwitera ntabwo nawusha nk'urugero hano mwebwe murabizi uko byagenze ubundi uhita ufata umutsi gutya wawe ntabwo nabyitera ni ukugira ngo nkwereke ko nawudoze ubu murabona ko amaraso yinjiyemo ubu gutya uba wawufashe abibonye uri kubona ko amaraso yari kwinjiramo none urakurura kugira ngo utatera ku ruhande ugahomba ukabanza ukareba ko amaraso ari kuza iyo amaraso ari kuza biba bivuze yuko umutsi urimo utawuhusha ubundi etape bisigaye ni ugusunika ariko ibirimo hano mwebwe murabizi ni akawunga ibisi nabisunika n'umwanda amaraso yanjye mpombye nta kaburo mfitiye abajene nasize ku muhanda mubonye ko minemo n'amaraso yanjye ariko bitewe n'uko njye nababajwe n'ibi bintu icyigisho cyose icyo byansaba byose nabikora kugira ngo basi n'uri ku muhanda ukikina muri ino mikino bikuremo isomo kuko nari murimo umutsi imfashanyigisho zacu kugira ngo abantu nyine basobanukirwe ariya mapaki ni ibintu twifungiye ni kawunga twari twaguze dushyiramo hano murabibona ni ukugira ngo dufashe ni imfashanyigisho muri makeya ni ibishinge twari twaguze ku mafarumasi muzi ko batinze no kubiduha banze kubiduha bitewe n'uko bamaze kubisobanukirwa ko ibi bintu bikoresha mu buryo bwo kwiyahura bibeshya ko ari ukwivura ugikoresha ibi bintu n'uyu munsi itandukanye n'iriye kuki wabiretse byagenze utayibanga ukoresheje urugendo rwanjye ndakeka abanyarwanda benshi bararuzi byari ibintu bikomeye cyane ngira imana umuntu urimo urakoresha ikiganiro ari mu bantu bamperekeje yari ari kuri kamera ntabwo mwabashije kumubona ni nayo mpamvu byabaye ngombwa ko twasubukura urugendo tukarujyana ku buryo byazajyana n'akamaro n'abandi bantu batari twebwe rero njye impamvu nafashemo ino nzira niko nabonye yuko nari narahombye muri makeya ntari mfite ubuzima nk'ubu ngubu ntabashaga gusinzira ntakoresheje uru rushinge muri makeya nabaga mu buzima bwa bundi nyine uhora ubabaye kandi watanze amafaranga yawe bagenzi bacu bari mu masheni abandi bishwe n'ama-overdose ni ibintu nyine bibabaje ku buryo warahuye nabyo ufite umutima Imana ikakugira imbabazi utabibamo gutya udasubije amaso inyuma niyo mpamvu nemeye kuza muri uru rugendo hanyuma rero abantu uguraho ibi bintu kuki babishyira mu mwanda nk'uriya kandi watanze amafaranga urebye ni tekinike bakoresha kuko ntabwo yabishyira nyine abishyira nko kuri ubonye ko yatubwiye ngo abishyize mu mabyi ibyo ngibyo ni ibintu bikunda kubaho akenshi baguterekera ahantu
nka leta zitakeka cyangwa abashinzwe kubirwanya batakeka, ngaha amabyi, ngahagiye mu bishingwe, sinzi, hari n'ubwo ashobora no kuza kuri gishe akaza agafata umufuniko kuri gishe muri banki akawuta nk'aho hasi. Ni icyerekana umuntu, ni ikintu cyafasha n'umuntu wese kugira amenye ko ibyo arimo atari inzira ya fureshi. Nawe baze kujya gutanga amafaranga yawe, none ibyo urimo uragura bizagufungishe, mbere yo kugufungisha babigushyiriye no mu mwanda nk'uriya, ariko si ubyiteho ukaza deja ukabifata utiteye kuri uwo mwanda ukabyitera. Hashize imyaka ingahe udakoresha ibintu wakoreshaga kera, utanywa inzoga, utanywa itabi? Maze mva muri rehab naraje nkora reshiti, murabizi, barongera baramfunga, ariko ubu ngubu maze kuva 2023 mu kwa karindwi, urumva maze nk'umwaka n'igice, ariko ndi kumva ndi strong, ndasinzira, ndafite apeti. N'ubu ngubu niko nari maze iminsi nirwariye amagripe n'iki, narimo ndakora siporo zanjye, urabizi rero twari tumaze iminsi duhura mu kajimu, ariko muri make ubundi kukubita imyaka, mfite apeti man, mfite na hope man, meze fresh man. Wavuze yuko ufite gahunda yo kujya kureba abandi bantu bagikoresha ukabibakuramo ukabaha andi mahitamo, ukabereka indi nzira y'ubuzima. Gahunda ufite ni iyihe? Approach ufite ni iyihe? Muri make n'abantu barimo barakurikirana ikiganiro cyacu, ni hano urugendo rutangiriye tu. Muri make impamvu dutangije ino introduction ni ukujya tubereke urugero cyangwa isafari tugiye gukora muri aka kanya. Tugiye kureba abandi bantu basize ku muhanda bari mu yarara nk'iri ngiri, bakirimo muri izi ngizi ngo ni za kode, bagenda babajugunyira ibintu baguze amafaranga yabo. Benshi ubu ngubu bari no mu magereza barimo barakora imyaka myinshi hejuru y'amafaranga yabo batanze. Rero muri make byarambabaje kubona ukurana n'umwana akitera overdose agapfa, ukaba uri kumwe n'umwana ari muri gereza agiye gupfiramo nta cyaha yakoze ku bw'amahitamo mabi yagize. Rero numvishe yuko Imana yangiriye ubuntu, nayo ngize Imana nkagira abantu nafasha kuba bava muri uno mwanda, byaba ari ibintu by'agaciro cyane. Kuki wemeye kwitera barushinze wakoresheje Afurika kugira ngo werekane iby'abantu barakoresha ni buriya ntago wigisha umuntu ikintu udatanze urugero rufatika, kandi wabibonye ko nakurengeye amaraso ndayakurura. Buri ikibi ni ugusunika, kuko nanjye kawunga ntabwo wayisunika mu maraso, ushobora no kukugiraho ingaruka, ariko nakurengeye nyine kugira ngo ubone ukuntu amaraso yinjira, ariko ntabwo natinyuka kubisunika kuko kawunga ntabwo ari nziza. Sibye na kawunga n'ikindi kintu cyose cyinjiye mu maraso ntabwo kiba ari cyiza. Inyamibwa ni bya bindi by'abajanki bakunda kuvuga, baravuga uno mutsi kuko batajya bawuhusha bawitiriye inyamibwa. Hari umutsi abantu benshi bakunze kuba bafite, wenda nk'uyu urababona, uyu mutsi ubu ni nkitera nta nubwo najyaga nkubura, nk'uyu nguyu bawita inyamibwa. Ni umutsi munini tu, wenda reka ndebe ku kuboko k'uburyo nk'uyu nguyu turabubona tu. Uyu nguyu n'umwana utazi kwitera niwe atangirira hatera uyu nguyu. Uri principal tu, n'aha ngaho urazamuka ukageramo. Ugikoresha ibintu n'izihe ngaruka byakugezeho? Ni cyo kintu wicuza by'iteka uvuga ati narahombye iki igihe cyaragiye? N'izihe ngaruka wumva wifuza ko undi muntu zitazamugeraho? Muri makeya njyewe uyu mwanda, ikintu cya mbere ngiye nicuza kinambabaza n'abana twari turi kumwe, turi inshuti tu, bakabura ubuzima bwabo hejuru y'ibiboro tu. Ikindi byagiye bihagarika amahirwe yanjye menshi, urabizi wewe tu, nageze nawe ngiye no kwikora mariage man, ariko tu umukobwa wari wangiriye icyizere ndamutenguha ko hejuru y'uno mwanda tu. Uyu munsi urasa neza, wambaye neza kuva hasi kugera hejuru. Umuntu ukoresha ibintu ntabwo ashobora no kwigurira imyenda. Ntibishoboka tu, ntibishoboka kuko urabibona akantu kangana kuriya niba kagura 3,000, buriya turiya tubiri ugiye kukagura, kandi buriya mwabonye ibingibi twakoze, twafunze ibintu binini hano, twafunze binini, ubundi bibare endemi y'iki ngiki twashyizemo hano kakaba kagura 2,000, kandi kakaba katakumaramo n'isaha. Uri kumva, kakaba katakumaramo n'isaha. Rero ayo mafaranga ntabwo wayabona tuje, ugomba guhura n'uburibwe. Ni naho umuntu nyine yigirira imico yo gutangira kwiba. Nicyo bwira abajene rero bakurikira akanya bagikoresha ibyo bintu
kubireka bisaba iki? njye ikintu nababwira time tugezemo abajene ndabizi muri kundeba kandi murabizi ko njye ntari kwibeshya ibyo mbabwira nahuye nabyo ibi bintu kubireka ku bushake niba byarakunaniye mugomba kubireka ku itegeko kuko na leta ntabwo yakwemera yuko abajene bakoresha ibintu sibye n'uwo mujene uri kundeba wenda tubare ari wowe uri mu cyimbo cy'abakuyobora nawe ntiwakwemera kugira abantu uyobora bakoresha ibintu kuko uzi ko nabo nta mutima bafite bari inyamaswa rero inama nabagira nimutabireka kubw'ubushake muraza kubireka kubw'itegeko we byaragukundiye ni icyo wakoze kugira ngo bikunde? muri makeya njyewe wenda nta musaza wavuga ngo njyewe ndi papa nk'imama mani kandi njyewe wahera nta kintu cya danje ariko Imana mu izina ryanjye nitwa Imana irankunda Rene nitwa Irankunda Rene ikintu kinini njyewe nta kintu nakoze uretse Imana yangiriye ubuntu ndashimira Imana tu watubwiye ko hari abandi bajene muri kuganira bakibikoresha kandi ufite icyizere ko uzabibakuramo ufite uburyo bwinshi uzakoresha iyo gahunda imeze uburyo wenda muri makeya navuga nta buryo bwinshi mfite nakoresha kugira ngo umuntu areke drugs nk'ingiyi ikomeye kuri uru rwego kuko n'ababyeyi be baba baragerageje umuntu bikamunanira. Nicyo ugiye gufasha ababyeyi? Njyewe ikintu ngiye kubafasha icya mbere ni ukubageraho kuko mfite abantu benshi njyewe twabanye muri ubu buzima bakiburimo, abandi bari mu magereza, hari n'abavayo bakaza sitire bakabisubiramo si bibahire nyine, ariko njyewe ikintu ngiye kubafasha ni ukubereka ko ngiye byakunze kandi nabo bamaze kubimenya, amakuru barayafite, ariko noneho mbereke ko nubwo byakunze ntabagiye kure, tubasange ari turebe ko ufite umutima wo kuba yahinduka tubimufashemo, kuko n'igihe uba ufite umutima wo guhinduka ariko kubera uburyo utinya taki ni ibintu biryana cyane, ukavuga ati ntabwo wabasha kubireka ku bw'ubushake, ariko noneho banagufunga bagufunga igihe kinini kubera ko wagiye ugahura na entourage y'abantu benshi babikoresha. Nta kindi kintu muri pose baba bavuga, ahantu bapoye hose ni imyivuro, ibyo kwivura nibyo baba baganira kwivura. Ahantu hose hari amagereza, haba ari ahantu bita ku gasima k'abajanki, ahantu bicara bavuga ibintu ubuzima bwabo, ibintu bahozemo, ukuntu batoragura kode zabo, aho babaterekera, imyivuro yabo. Rero ibyo bintu bituma envie zizamuka cyangwa se ubushake bwabyo bizamuka. Envie kandi buriya ni zombi cyane, nubwo taki ziryana ariko envie nazo zigukuramo umutima. Iki kibazo nanjye ndacyagifitiye amatsiko kubera ko nko mu Rwanda tubibonamo kandi nta labo zihaba. Ibi ni ibintu bikorerwa mu marabo, bifite abantu babyesikutinga bakabizana, gusa nta n'ukuntu wabikumira kuko ku isi hose nta gihugu mbona bitabamo, n'ahantu bafite sekirite za danje biba birimo, ariko nyine mu gukora ino kampanye n'abakunzi bacu bakabidufashamo, tukareba ko twagera ku bajene tukagira basaba rero abantu bakurikiye kuri urugendo utangiye rwo gusura abantu bakiri mu bintu ukabafasha kubavamo. Nta kindi ni ukudusapotinga bagakurikira ibiganiro byacu kandi bakatujya inyuma bakumva yuko turimo turabikoreshwa n'urukundo n'inyiturano, kubera ko nanjye ndabashimira kabisa, ntabwo nari kubona ubushobozi bwo kujya muri rehab, nta nubwo sinzi ikintu navuga iyo bidaca no kuri social media, wenda ntabwo byari gukunda. Niyo mpamvu n'iki kiganiro tugicishije hano, urugendo rwacu nibwo rugitangira, ariko stile turakomeje, udukurikirane cyane, nibwo bigitangira, ariko